kinyejana cya 19 gutaburura abapfu abantu bapfuye byari ibintu bisanzwe babikoraga mu birori. Abantu biziraga ko abantu bapfuye imibiri yabo yabaga ifite izindi mbaraga zidasanzwe zizwi nka maji, ndetse ibice byayo ko byabaga bifite imiti muri yo. Abantu bamwe bafataga imibiri y'aba bantu bapfuye bakayisekura ku buryo ihinduka ifu, bakabikora bashyizemo n'ibyo babaga barabitsemo iyo mibiri bigahinduka ifu. Bamwe bafataga ibi bice bakabishyira mu nzoga banywa. Urwo ruvange, izo nzoga nk'izo bazigurishaga abantu barwaye, aba nabo bakajyaho bakabinywa kakahava, bakanywa koko bibwira ko bari kuvura indwara nk'umutwe ndetse n'indwara y'umutima. Yewega mwene muntu nakaga. Itegeza ko ka video ubundi nze ngira ibyo twiganirira, ube hafi. Hano hakurikira ibiganiro inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima ni kuri Tele Montagne Rwanda, niko twitwa. Niba utarabikora reba munsi y'iyi video kandi ahantu handitse ijambo subscribe ahagana iburyo n'ahagana iburyo, kuko uzajya ubona ibiganiro byinshi nk'ibi by'ubwenge mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza. Dore tumaze kuba 15,000 birenga injira mu bandi. Njyewe nitwa Samuel Mugisha. Reka tuvuge ku rugendo rubaho iyo umuntu apfuye n'ibiki biba ku mubiri. Umuntu atangira kubura ryari? Nawe wigeze bibaza ngo haba hari kubiki ubwo twese tuba turi kurira ngo aragiye? Niki kiba nyuma yo gupfa? Niki kizakubaho nyuma yo gupfa? Byose bitangira ku cyitwa pallor mortis. Umubiri utangira gutakaza ibara ryawo biturutse ku guhagarara ku gutembera kw'amaraso muri wo. Ibi biba mu minota 15 kuri 30 ya mbere nyuma y'uko upfuye, nyuma yo gupfa. Ibi bituma ugira ibara ryererutse cyane. Ibi ni nabyo bakoresha bapima igihe umuntu yaba amaze apfuye. Ibigo bishinzwe gupima icyihishe nyuma y'urupfu rw'umuntu, forensic authorities. Algol mortis. Umubiri uzatangira gukonja. Ibi bibaho ari nako umubiri uba ugerageza kwisanisha n'ubushyuhe buri hanze. Ibi ni ibintu ubundi bishobora gutwara amasaha 28 nyuma y'urupfu. Igihe bifata gishingira cyane ku myenda uwapfuye yaba yambaye, ibinure bigize umubiri we cyangwa se byari bigize umubiri we, ndetse naho ari environment. Niba uri muri morgue uzakonja cyane, nyine birumvikana kuko harakonja. Rigor mortis. Rigor mortis tugeze nyuma y'amasaha 2 kuri 6 nyuma y'uko upfuye. Iki gihe imikaya yawe imitsi izakomera kubera guhinduka mu binyabutabire muri yo. Ibice nk'amaguru bizaba bidashobora kuba byanyeganyezwa. Rigor mortis ishobora kumara amasaha 28 kuri 48 mbere y'uko nanone imikaya yongera kurambuka ikoroha ku buryo yaba yanyeganyezwa. Uzabibona kenshi muri filime. Gusa rigor mortis ishingira cyane ku buryo umubiri w'umuntu umeze uteye, igashingira cyane ku bushyuhe yari afite nyuma y'uko apfuye. Livor mortis icyitwa postmortem lividity. Amaraso yirundanya mu bice by'ahagana hasi bigatera umubiri kugira ibara rijya gusa mauve n'umutuku n'amabara yo ngayo. Ku ruhu niho turimo turavuga. Ibi bitangira kuba mu minota 30 n'amasaha 2 nyuma y'uko upfuye, bikarangira mu masaha 6 kuri 12. Birumvikana abahanga mu kugenza ibyaha bakoresha ibi bamenya ngo umuntu yapfuye ari mu yihe position, yararyamye, yarahagaze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma y'inzira zose twabanje kuvuga, umubiri noneho utangira kubura. Hano niho ibintu biryohera rero. Kubura ushatse wabigabanyamo ibice bitandukanye. Icyambere kizwi nka autolysis. Umubiri bwawo utangira kwangiza utunyangingo shingiro tw'umubiri bwawo. Usibye n'ibyo habaho gutumba. Udukoko mu mubiri turekura imyuka gaze, uburyo umubiri ubyimbagana. Mu by'ukuri umubiri utangira kubora ku buryo utakaza n'ibiro, amagufwa yonyine niyasigara. Rimwe na rimwe umubiri ushobora kwiyumisha ubwawo igihe ikirere cyumagaye, cyumutse umubiri rwose ntubore. Birumvikana urwego umuvuduko umubiri uboraho ushobora kuboraho ushingira cyane ku buryo ahantu uri hameze. Niyo mpamvu bagushyira muri firigo kwa muganga, ubyita morgue. Bituma rwose utinda kubora kuko udukoko tuboza umubiri tuba tugenda dukora gake. Hari bimwe mu bintu byavugwaga kuva kera bitandukanye nuko benshi bavugaga banabyizera. Imisatsi n'inzara ntabwo bikomeza gukura nyuma yo gupfa,
ahubwo ni uko uruhu ruba rugenda rwegerana, ushobora kwibwira ko urwara rwakuze nyamara hoya. Rimwe na rimwe umuntu yapfuye ushobora kuzumva avuze atavuze amagambo, ahubwo uzumva amajwi nko kuniha, kwiruhutsa, gusohora umwuka. Ibi biterwa n'uko imyuka ibisohoka mu mubiri. Tekereza ukuntu byaba biteye ubwoba. Ntuzagire ngo ni abazimu bakuzi. Akenshi kandi iyo umubiri watangiye kubora, igice cy'inyuma ku ruhu kiromoka. Abakora mu gupima imibiri icyayishe baranyumva cyane hano. Mu mico imwe n'imwe bafata bitandukanye urupfu ndetse n'ubuzima nyuma yarwo. Hari abumisha imibiri bakayibika, hari abashyingura ku gasozi, umubiri ukaba uri ku karubanda. Ibi ni ibikorwa byerekana ukuntu abantu bafata urupfu bitandukanye. Hano iwacu mu Rwanda, uwapfuye ahantu yararaga ubwo haba habaye ikizira. Uharyamye wanarota nabi. Niko Banyarwanda. Ngibyo iby'urugendo nyuma yo gupfa, ibiba ku mubiri nyuma yo gupfa. Nizeye ko wishimiye iyi video. Muri video ikurikira tuzareba ibindi bintu by'agatangaza bibera ku isi. Ibuka ukore subscribe, ntibibagirwe kureba iyo video ngo ushyire ku kirahuri cyawe, nawe yirebe, ndabizi uraza kwikunda. Naho ubutaha.